ikeneye ijwi ryawe mu diyakoni, Imana ikeneye ijwi ryawe muhanuzi. Ntago ari ngombwa ngo mu itorero runaka ngo hari umuhanuzi runaka ngo niwe uzi gusenga neza. Uwiteka akeneye ijwi ryawe. Nutazamura ijwi ryawe ngo utabarize umuryango wawe, utabarize abera abo musengana mu buzima bwa buri munsi, nutabatabariza abantu benshi bagiye gupfa kandi bishwe na bene so. Babandi mwasenganye, babandi bazi uko Imana ivuga. Naratunguwe cyane bantese twajyaga dusenga tusaba ngo dukirire mu ihema, tubonere ubuzima mu ihema, none mu ihema batangiye kwiciramo abantu, batangiye kubajomberamo inkota. Imana idutabare. Rero bivuze iki? Kujya gutara amakuru muratega mukajya no kuyashaka. Ese ko Uwiteka aje gutara amakuru yanyu akayashyira ku mugaragaro, biraza kugenda gute? Kaje gutwikurura ibibera mu rwihisho, biraza kugenda. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Ngo kuki abantu b'Imana barashyirana hanze? Irambwira ngo mbabaze ngo ese wari wabona abarozi babiri ku musozi bari kutongana batukana bavuga ngo ese ngo wowe uri umurozi, ahubwo bagiye inama bagahuza umugambi wabo mubi. Ariko abana b'Imana barambikana ubusa. Imana yambwiye ngo mwagize ubwenge. Ngo ese Mwuka Wera yabahaye muyobozi, uwo mwarawibagiwe? Ese mwawushyize hasi? Ese ngo mutagira n'ubwe? Abantu banze ko Mwuka Wera avuga, ariko nagize yerekwa mbona ukuntu abantu bagiye kujya noneho bimika umuhanuzi runaka, bavuga ngo ugiye kujya uhanura ibi ngibi, ugiye kujya ukora. Abantu ntago Uwiteka agiye gukorera muri bo, ahubwo bagiye kujya babwira umuntu biteye uko abaye nawe igicamuke, sibyo se? Atangire kuvuga ngo iravuze, nyine avuga ibyo abantu bashaka, atari byo Mwuka Wera ageze gute avuze. Abo bantu mugiye kubabona rwose ari mu matorero barimo, ku mbuga nkoranyambaga bahari. Abantu babe maso, kuko kwifuriza uteze amatwi. Iryo niyerekwa ntago nzi ngo Yesu arabisohoza ryari cyangwa se biratangira kuba ryari. Nagira nkubwire ngo rinda umwana wahawe. Haleluya. Rinda icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Kuko niba Mwuka Wera umufite muri wowe akakubuza icyaha n'igisa nacyo, hari abagiye kujya babinywa nk'uko umuntu anywa amazi y'umugezi. Rero nakubwira ngo rinda icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Ubwenge bugiye kugwira, bugiye kuba bwinshi mu isi. Ariko abafite ubwenge bw'ijuru agiye kwambuka dodani ziri imbere, agiye kwambuka bariyeri zigiye kugira ngo zigiye zishinze kugira ngo abantu b'Imana batagira gute batambuka. Imana ishimwe. Niba ushaka kuyoborwa n'Uwiteka, ese kutazi iminsi usigaje, uzi iyo umaze ariko ntabwo uzisigaje, urumva koko bizagenda bite? Ntabwo mwasomye inkuru? Haleluya. Koko mbabaze, ijuru murimo murakorera ni iryande? Ese nino rya Kamonyi turi kumva? Haleluya. Ni irya. Ese kuki umutima w'urukundo wagiye? Umutima w'urukundo wagiye he bavandimwe? Umutima w'urukundo ni hehe mwawushyize ku buryo umuntu atabaza akarenda apfa? Mukavuga ngo ni za purani. Ese purani mukora mwumva ko wari wese yazikora? Erega ntabwo ari ngombwa kuba nibaje hano kuri kamera ngo ukorere Imana nk'abazapfejo, sibyo? Nimurake twongere tugire umutima w'imbabazi. None ugiye kwirwanirira, ugiye gushaka imiti kugira ngo ngigarure ibyawe, kandi itegeko ry'Imana ryari rije. Yewe nkiri n'ijwi ry'urangurura mwariravugana nawe. Haleluya. Ese ubwo abantu bavuze bagufashe nayo bakabyari bije, nuko byari bije. Ariko yaravuze umuririmbyi ngo abagezeyo baragwiriye, ngo baranezeza umwana w'intama, ngo n'abandi bari mu nzira. Abari mu nzira ni njye nawe. Ese mu nzira urabona utagiye kugwamo? Ese mu nzira urabona ugiye kugenda neza? Ko bagezeyo bagwiriye. Aya ari amahirwe, ari poromosiyo Imana iguhaye kugira ngo nimwakire amahoro avuye ku Uwiteka. Navuga ngo nimwakire ibyishimo biturutse ku Uwiteka. Abari bategereje isezerano ry'Imana, nimukomeze mwambara umwambaro wo gukiranuka. Uwiteka agiye gukoresha itegeko kizabuza kugira ngo Uwiteka akoreshe abana b'imfubyi kugira ngo bige. Kandi nyamara Yesu yaraguhaye kugira ngo ubibuke, ariko urimo urabafata nk'amayibobo. Ifite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Hari umuntu hari ufite umutima wo gufasha, ntudafashe izahagurutsa undi azagire gute akore. Imana ishimwe. Haleluya. Imana itugirire neza. Bivuze iki rero? Mu cyiciro Uwiteka guhagaritsemo bagiye byo basezeranye Imana, Imana ibyo bazakora bageze bagiye kakagura tutaya ene estando. Imana ishimwe. Baragenda bibagirwa Imana, bayitera umugongo. Reka mabwire ngo ibirenge bije kubasimbura biraje. Ibyo biraje.
biraje kandi birahageze biraje birenge birageze biraje kubasimbura bije kubasimbura biraje byihuse uko banze kumvira Imana kandi bakayitera umugongo haleluya ibirenge bije kubasimbura Imana ishimwe biraje yabashyizeho mu gihe gisa nk'icyo ngicyo ariko barahageze bavunira agati mu ryinyo ngaho za ruswa ngaho kugura ibitsina ngaho bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka ibirenge bize kubasimbura birahageze biraje uko wabonye uwo mwanya uko wabonye ubwo buyobozi niko hari undi barahari rega barahari ba Esiteri barahari babandi banze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka barahari ba Morodekayi barahari abo ngabo barahari rega ba Dawidi barahari barimo barubaha izina ry'Imana baragendana n'ijwi ry'Imana ibyo birenge byabo bije kubasimbura Imana ishimwe wari umukozi w'Imana kandi nyuma hari abo wasize barimo baraburaramo barabwirirwa yewe wakwibutse ukongera ukibuka ukagira neza bene wanyu Imana itugirire neza n'igitumye wibagirwa nubwo utabagirira neza nubwo utabibuka erega n'ibyo 20,000 birakenewe n'ibyo 10,000 birakenewe yaguramo ubugari akagura akawunga akarika ubuzima bugakomeza none waramwibagiwe ahubwo uri kuvuga ngo dore ngo kwa runaka abana babaye ibigoryi dore kwa runaka uze inzozi numva zinteye ubwoba birashobora ko nawe wazigeze cyangwa se n'undi yazigize umbaje ikintu cyiza mu nzu y'Imana abantu barahakiriraga bishatse kuvuga ko mwihema ni mu nzu y'Imana ngo mbona twari turi mwihema abantu b'Imana nyine twari turimo noneho tumaze kwicara turimo aho ko dukiriye aho ngaho nginyuma y'ihema hari abantu bari bafite inkota ngoneho urabona umuntu harimo abantu bari mwihema bakabamo bari kujiji nsohoke ngumemo abantu bari inyuma bahitaga batikura inkota wa muntu wari ugize gute wari uri mwihema uri kumva neza abantu bagapfiramo kandi bari mwihema ngo bagende babica urusorogo nari ndi mu kanizere kumeze neza kandi uri amahoro wowe dome gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV neza y'Imana niba nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose aho herereye hose rero ushobora kuba muri Amerika Aziya Uburayi Afurika mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugeze umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana turi kumwe n'uwa mubyeyi w'Imana umubyeyi Imana yahamagaye ariko kandi gukoresha ibintu bidasanzwe muri iyi minsi rero umuntu abonye Imana ari kunyuzamo ibintu bikahita bisohora umwanya bantu dusenge cyane kandi tube maso ariko nzajya musangiza amanura ibizima gusa ntazamana ibintu bigize kuko ndabona ibintu bitoroshye Claire uri amahoro ndashima Imana amakuru ni meza kuko umwami Yesu agukunda uri amahoro ndabona utuje cyane nuko nyine ubwo Kristo ampamagaye ariko mu kanya birahinduka mu kanya uri gucagira ibintu birahinduka ntago ari njye ni Kristo uri muri njye anyobora uko ashaka yego rero uri kukuyobora gutyo yego ubu nje mwituzi umeze neza ariko uri amahoro iyo wabonye ubyuka bikemera ukegura umutwe ukabona birakunze aba ari amena ndamahoro rero nta gikuba cyacitse nta telefone mpuruzana igize numva yego rero ndamahoro kandi nawe ndabona uri amahoro nanjye ndashima Imana ishimwe abana rero ahita bongera ngo uko biri kose ndashima Imana oya nge ndashima Imana n'ukuri yarahabaye yarahabaye kandi Imana ikomeje no kuturengera no kuduhagaraho byose tubishimiye Imana Imana ishimwe nishimiye kubana nawe rero no kongera kubona yego nanjye nishimiye kongera kuza ku Musaraba TV yego bakunzi abantu tuziranye navuga ngo yambi
amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Natwe turaguhobeye mu izina rya Yesu Kristo wuzura umwuka wawe. Murakoze cyane. Yego. Kira mu nsengero bayango turabaramukije mu izina rya Yesu, najya ngo wuzura umwuka wera nzo kunajyaga bivuga. Nimba kibivuga ntago mbizi ntago bari kubivuga kuko badashaka umwuka wera abantu bawuzura ngo bahanure. Ntago bakiri kubyifuza. Yego, ariko no kubera icyo abantu batakinyotewe umwuka wera. Niko akenshi umwuka wera ahantu ari ntago abantu bigira ibyigenge. Mwuka wera ahantu ikikubwira ko ahari iyo wakoze icyaha uba ufite utitira ntabwo ushobora kwinjira aho hantu. Ariko iyo mwuka wera bamaze kumucecekesha yahavuye uwo ari wese waraye mu kabari araza akajya imbere akabyina, uwagambaniye araza akaza aho ngaho nyine. Nubona rero urusengero birukanyemo mwuka wera ujye urukatira wigendere, kuko mwuka wera niwe utuyobora, niwe utumenyesha ibiriho ndetse n'ibyenda kuba. None se niba abapagani bo bajya mu bapfumu, twebwe abasenzi tuvugana na mwuka wera, si byo se? Rero nubona umuntu adashaka mwuka wera ujye uvuga ko hari ikindi kibyihishe inyuma. Ariko turashimwa Yesu ko mwuka wera ari muri twebwe, kandi aduhaye aho kuvugira Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Yego, ubwo birashatse kuvuga yuko abantu ntibagishaka kuyoborwa n'umwuka, barashaka kwiyobora, bashaka kuba ibyigenge. Yego, impamvu nyine niko imibiri yabo hari ibyirarikiye. Kandi namaze kumenya ko mwuka wera cyangwa se roho nzima itura mu mubiri muzima. Rero umubiri wawe ari igipfu ugira ngo mwuka wera yahaba, oya nawe ari mukakigendera. Niyo mpamvu rero twavuga ngo dusabe inkunga y'Imana, Uwiteka yongera tugarukeho, si byo se? Barawizimya bakawicaza, ariko mwuka wera ntago azabura hazakorera. Imana itugire neza, kandi nta nubwo azabura kuburira, bagomba kugira gute kuburira. Haleluya. Impamvu mbivuga nikavuga ngo ngiye kunyura aha kandi ngiye kubigenza uku nguku akaba ariko biba. Ushobora kuvuga ngo umuciye mu rusengero rwawe aha kuri kamera ntumuce. Narangize ikintu bita irindi yerekwa ndabyibutse Mana we. Hagiye abantu banze ko mwuka wera avuga, ariko nagize yerekwa mbona ukuntu abantu bagiye kujya noneho bimika umuhanuzi runaka, bavuga ngo ugiye kujya uhanura ibi ngibi, ugiye kujya ukora. Abantu ntago Uwiteka agiye gukorera muri bo, ahubwo bagiye kujya babwira umuntu biteye uko abaye nawe igicamuke, si byo se? Atangire kuvuga ngo iravuze, nyine avuga ibyo abantu bashaka atari byo mwuka wera ageze gute avuze. Abo bantu mugiye kubabona rwose ari mu matorero barimo, ku mbuga nkoranyambaga bahari. Abantu babe maso, kuko abantu bagiye kujya bahanura. Niba Nepo ari umunyamakuru runaka, usanga mpanuye ibyo Nepo yambwiye, umuyobozi runaka usanga abwiye umuhanuzi nawe ati uhanura ibi ngibi, abantu bagiye kujya bayoborwa n'abantu nkaho bayobowe n'umwuka w'Imana. Nakwifuriza uteze amatwi iryo niyerekwa, ntago nzi ngo Yesu arabisohoza ryari cyangwa se biratangira kuba ryari. Nagira nkubwire ngo rinda umwana wahawe. Haleluya. Rinda icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe, kuko niba mwuka wera umufite muri wowe akakubuza icyaha n'igisa nacyo, hari abagiye kujya babinywa nk'uko umuntu anywa amazi y'umugezi. Rero nakubwira ngo rinda icyo ufite hatagira ukunyaga ikamba ryawe. Ubwenge bugiye kugwira, bugiye kuba bwinshi mu isi, ariko abafite ubwenge bw'ijuru agiye kwambuka dodani ziri imbere, agiye kwambuka bariyeri zigiye kugira ngo zigiye zishinze kugira ngo abantu b'Imana batagera gute batambuka. Imana ishimwe. Niba ushaka kuyoborwa n'Uwiteka, ushaka kuyoborwa na mwuka wera, irinde icyaha n'ikigize gute n'igisa nacyo, kandi urya ibyo Uwiteka yaguhaye. Amen. Nushaka gufata byinshi ufata ibyo Uwiteka aguhereje, kuko abantu benshi bagiye kujya bayoborwa n'abantu nkaho bayobowe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndabona ibyo bintu rero iyo ndebye nge mbona byatangiye kubaho, kuko muri gutorwa n'Imana abantu bagize amarari y'ibyisi, bakunda ibyisi cyane aho gukunda iby'ijuru. Bashaka nimba ndavuga ngo bashaka ubukire bwihuse, bashaka indamu zihuse. Si mu nzu y'Imana gusa, no hanze mbona bihari. Kuko ujya kumva ngo runaka yari afite akazi keza, ariko yari ruswa. Yego, kandi akazi yari afite kari kamuhagije. Kumva runaka yari afite akazi runaka yanyereje umutungo, kandi ibyo yari afite byari bimuhagije, ntabwo ari mu nzu y'Imana. Uyu mwuka wo kutanyurwa uri kwangiza byinshi, uri gutuma bibagirwa intego y'urugendo.
ugasanga ahubwo bari kugenda ariko baribagiwe intego ariho bari kuza ikintu cyo kutanyurwa. Murakangura bano bantu bute kugira ngo babanze bige kunyurwa, kuko kutanyurwa none bigiye kurimbuza abantu benshi? Nta kindi ni ugusenga cyangwa se abera b'Imana tugahuza imbaraga tukabohoza abantu bacu n'abatazi imirimo n'ibitangaza Yesu agize gute ari gukora, nabo bahindukire. Niyo mpamvu tuba turi gucisha ibiganiro, kuko iki kiganiro kirebwa n'abantu benshi, kirebwa n'abakijijwe, abadakijijwe, abajya mu bapfumu, ni ingeri zose zigira gute zikireba. Ariko iyo Yesu ashaka umuntu ushaka uba uri hehe, Yesu aragukurura. Imana itugirire neza. Rero bivuze iki? Imana irimo iragera ahantu hose. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umugore wa runaka abonye uriya yambaye baze y'150, uri kumva, kandi mu kuyambara ntago azi ngo byagenze bite. Umugabo arahembwa ibihumbi 100, ntago ari kunyurwa na hahitaye cya 12 amuzaniye, arashaka ya baze y'150, kandi ntago yirengagije cyangwa se yirengagije uburyo amafaranga babona uko angana. Hari amafaranga yo kwishyura inzu, amafaranga yo guhaha, ariko ubonye runaka kandi wenda irabaza yambaye yayikuye mu busambanyi, kandi wowe wahamagawe mu gutegereza icyo Uwiteka yagize gute yashyize mu biganza byawe. Rero kutanyurwa bigiye guhemuza abantu, ariko abera b'Imana ntiduhuze umutima, haleluya, tugakundana, tugomba gusenga, ibi byose bikagira gute bikavaho, kandi ndabizi neza byose bihira abakunda Imana. Imana ishimwe. Yego. Aho uravuze ngo abantu birakwiriye yuko mufatikanya mugasenyera umugozi umwe. Ese ku icyo kintu none mbona mu bantu bakorera Imana kisa nk'icyabananiye, aho kugira ngo mushyigikirane, uyu munsi Claire araza ahanure, ejo haze undi muhanuzi runaka aza asenye ibyo wahanuye, ukabona nanone ugasanga murafatikanya gute kandi mu bintu biteye n'abantu agahinda ndetse n'Imana. Nuko ubwanyu muri kurwanyana, abakozi b'Imana nibo barwanyana. Ejo hari umutwagana avuga ati kwitwa umurokore muri karitsiye byabaye ikibazo. Izina umurokore ntugire ngo ryangijwe n'umupagane, ryangijwe n'umurokore mugenzi we. Ndi kwibaza murafatikanya gute, murasenyera umugozi gute ubwanyu mutari guhuza? Reka nkubwire ikintu kimwe nepo, igiti kitatewe n'Uwiteka, Uwiteka aje kugitema, sibyo? Kandi umva nkubwiza ukuri, uko ntago gufatikanya ari ngombwa ngo njye na nepo tube turi kumwe. Mu mwuka hari uko rezo yanjye ihura n'iyawe. Niba uri uburengerazuba ukaba uri gusengera igihugu usenga ngo Uwiteka ndakwinginze ukure umwuka w'ishyari, kandi uyu mwuka w'ishyari wabayeho na kera kose, ntago ari ibintu bije aka kanya. Amen. Ariko ikigomba gutsinda uyu mwuka bashaka aba ari abantu babiri. Erega nubwo Imana irashaka abantu benshi, irashaka nepo wenyine, irashaka Claire wenyine. Uyu mutima mfite nimbohoza abavuga butumwa bagenzi banjye, nkabwira Imana ngo Mana wakurira ishyari muri aba bantu, wakura ishyari mu itorero runaka, haleluya. Uwiteka araza akagira gute agakora imirimo n'ibitangaza, ntabwo tuzababuza ko abo ngabo bazabura. Haleluya. Tukiri mu isi dufashe igihe hehe mu ntambara, kandi ijambo rikavuga ngo yewe uhagaze we wirinde utagira gute utagwa. Ni amahirwe mfite kuba mfite umutima wo gusengera bene wacu, ni amahirwe mfite yo kuba nkifite umutima wo kubohoza urubyiruko, wo kubohoza abapapa n'abagore. Urabona muri iyi minsi divorce nizo zigize gute zirimo zirakora akantu. Amen. Ariko bitavuze nubwo wenda zirimo ziragera, ntabwo ari kuko zakagombye kuba zingana, ariko kuko hari abantu bari gusenga ashaka bari umuntu umwe. Hari umuntu ufite umutwaro w'urubyiruko, hari umuntu ufite umutwaro w'ababyeyi cyangwa se abantu bubatse. Bivuze iki? Ntabwo tuzakuraho uyu mwuka w'ishyari. Babe babiri bazatuma abantu bagaruka kuri Kristo. Ndabizi neza harimo n'umuntu uvuga ati ngiye kugenda na Bibiliya, ndumva bisigaye bintera iki isoni. Ariko uragira isoni ziki uhamya Kristo ari muri wowe? Uzi imigendere yawe nepo, uzi imivugire yawe. Reka uwo nguwo icyo usabwa ni ukumusengera, icyo usabwa ni ugutuma imbaraga z'Imana ziriya zageze kwa Yayiro zigakora ikintu gikomeye. Abantu bari barize, abantu bari bavuze ngo byarangiye, ariko zikagerayo, haleluya, kubw'itegeko ry'Imana. Uwari wapfuye akaba muzima. Imana ishimwe. Erega gupfa ntago ari gupfa gutya ngo abantu bagire gute babashingure. Hari n'abapfa bagenda.
muri ibyo rero ngo tekereza neza ukuntu utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Ugira ngo se abantu bafite ishyari, ugira ngo baracyara abantu bazima bamaze gupfa, abana babo baraheze, we azi ko ahetse ariko nyamara ntabwo ari umwana urimo, ni ingobyi. Imana itugirire neza. Bivuze iki rero? Ntabwo nge nzagutaha igihe, nta nubwo nzagutindaho, ahubwo nzabohoza abagomba kugira gute kubohora. Niba kirera ndi mu karere ka Kamonyi ari uko ndi gutekereza, hari undi wundi uri iburengerazuba nawe uri gutekereza uko ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Wibuke Eliya n'abahanuzi ba Bayali uko byari bimeze. Eliya wibwiraga ko muri kiriya gihugu asigaye ari umuhanuzi wenyine. Amen. Ariko Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Bivuze iki rero? Ntabwo twabareka, nibakore nibidagadure mu gihe cyabo, ariko igiti kitatewe n'Uwiteka, Uwiteka aje kukirimbura nepo. Yego. Yego. Iki kintu ro bita ishyari kimaze gufata indi ntera. Hari ijambo nasomaga nimba ari ijambo ngo mu nzu y'Imana, imbere y'Imana nta muntu hapfira ahubwo arahakirira. Ariko uyu munsi uri gusanga abantu benshi bazenutswe kujya mu nsengero kubera yuko ibikomere abantu benshi bafite bari kubivana mu nsengero. Agiye gushaka agakiza, wagiye gushaka agakiza niwe umuhemukiye, niwe umukore, agezeyo afite umwana baramuruza, arogewe mu rusengero, arozwe na bene se, kandi niho yagahungishirije umwana, yakawuzana musiga mu rugo, yavuga ati umusengero Imana ari guseka bateka njyana umwana basi aba ariyo, ariko ari kugira ubwoba ati ninjyana umwana mu rusengero hano namwicaye ruhande ejo ndajya gushyingura. None uyu mwuka wafashe waje ukava mu ngo, ukava muri karitsiye ukinjira mu nzu, mu buturo bw'Imana, aho twakwita ubuturo bw'Imana, ahabera baza bagateranira bakavuga izina ry'Imana. None aho abantu abera bari guteranira niho umuntu kugira bati ariko uyu mwana ndebye gato aramwica. Reka nkubwire akantu gato. Mu nzu y'Imana rero hari ingeri zose, hari ibibumbano, hari ibiti urumva bibajwe, ibi bibumbano byose bigize gute birahari, hari amaza byose birahateretse, kandi byose bikoreshwa iki? Imirimo yabyo byagize gute? Byabugenewe. Uri kumva neza? Birahari. Mperutse kugira inzozi, navuga ni inzozi. Yego. Nabonye nari ndi mu nzozi ngo ngiye kubona mbona abantu mwihema, nepose ko mwihema abantu bagiye kujya bahapfira, mu gihe abantu barimo barasenga bavuga ngo reka tujye Imana dushyire mu ihema. Nagize inzozi numva zinteye ubwoba. Birashobora ko nawe wazigeze cyangwa se n'undi yazigize, umbaje ikintu cyiza. Mu nzu y'Imana abantu barahakiriraga, bishatse kuvuga ko mu ihema ni mu nzu y'Imana. Ngo mbona twari turi mu ihema, abantu b'Imana nyine twari turimo. Noneho tumaze kwicara turimo aho ko dukiriye aho ngaho, ngo inyuma y'ihema hari abantu bari bafite inkota. Ngoneho urabona umuntu, harimo abantu bari mu ihema bakabamo bari kujijira, nsohoke ngumemo, nsohoke ngumemo. Rero abantu bari inyuma bahitaga batikura inkota wa muntu wari ugize gute, wari uri mu ihema. Uri kumva neza? Abantu bagapfiramo kandi bari mu ihema. Ngo bagenda babica urusorogo, nari ndi mu nzozi. Ngo birangije ngo noneho batangira kwinjiramo mindani, noneho binjiramo. Bahageze nanjye nari mfite ubwoba aho nari nicaye. Ngo mu gihe nari mfite ubwoba ngo numva mfashwe no gusenga. Ngo mitanzamana ngo data wa twese uri mu ijuru, guhamagara Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo mu gusenga ngo babandi barimo baragira gutemo baricira abantu mu ihema, ngo baraza barahiga, ngo barababura. Suko twe tutabarebaga abari bari mu ihema, twarababona aho ngo baraje barakabakaba bagira gute, babura abantu. Imana itugirire neza. Bamaze kubabura barasohotse bajya hanze. Mu gusohoka ngo bahita bahamagara abantu bazi ukuntu Imana igira gute ihisha. Abo ni babandi twasenganye, bikuyeho ubunyangamugayo, bikuyeho agakiza, bikuyeho gutegereza imbaraga z'Imana, ngabo no bahise binjirana inkota. Yego. Binjiye rero bafite intego, bazi ngo ukuntu Imana ihisha, Imana idutabara, Imana itugaburira. Bahise binjira batangira kugenda bica babana batari bakomeye mu gakiza. Mu kwica ni kwa kuri nepo twasenganye, ukumva Imana irambwiye ngo nzakugaburira kwambika.
nkaho wategereje ahubwo tujya kuneza abantu ati uriya icyo ni igikomere kuko twasenganye wumvisha Imana ibintu yambwiye ahubwo ugiye kugenda umbunza muri karitsiye muri abandi batakebwe b'abanyamahanga utangiye kugenda uvuga ibintu Imana agize gute yabwiye kirere iyo ni inkota wanteye uri kumva neza birashoboka ko urugo rwari rwarananiye Imana irambwiye ati nzakubakira mwana wanjye hagarara neza ndaje nkubakire ibyo ngibyo babivuze wa wundi yarahari niwe unteye inkota mu rubavu agiye abibwira abantu tego ko Mana ati uriya yasenze ngo Imana yamubwiye ngo izamwubakira imwubakiye biciye hehe binyuze mu izenzira iyo ni inkota arimo arashinga wa muntu basenganye noneho ngo barinjiye batangira bari kugenda bagira gute bari kugenda bashinga abantu inkota ngo birangije ngo mbona bagiye kungeraho n'abantu twari twegeranye ngo ndasenga nkajya mvuga ngo mu izina rya Yesu ngo nkajya mvuma nkaba ni katika jina na ngo uko senze ngo bakajya bagwirirana bagenda bagwirirana bivuze iki rero birakwiriye kugira ngo ijwi ryawe urizamure usenge ntutegereze ngo bishop runaka araza kugusengera Imana ikeneye ijwi ryawe nepo Imana ikeneye ijwi ryawe mudiyakoni Imana ikeneye ijwi ryawe muhanuzi ntago ari ngombwa ngo mu itorero runaka ngo hari umuhanuzi runaka ngo niwe uzi gusenga neza Uwiteka akeneye ijwi ryawe nutazamura ijwi ryawe ngo utabarize umuryango wawe utabarize abera bo mu ijuru abera abo musengana mu buzima bwa buri munsi nutabatabariza abantu benshi bagiye gupfa kandi bishwe na bene so babandi mwasenganye babandi bazi uko Imana ivuga naratunguwe cyane banese twajyaga dusenga tusaba ngo dukirire mu ihema tubonere ubuzima mu ihema none mu ihema batangiye kwiciramo abantu batangiye kubajomberamo inkota Imana idutabare rero bivuze iki ikeneye ijwi ryawe papa ikeneye kuhamagara hari uwakumva nta wundi ni Kristo ateze ugutwi kugira ngo akumve Imana itugirire neza inuranumye kugira ngo wumve ko ijwi ryawe rikenewe birashoboka ko utazi kuvuga udidimanga ijwi Imana rikeneye iryo ngiryo ryawe niryo gushaka Imana ishimwe birashoboka ko utazi kuririmba ariko wumva ukunze ikeneye ijwi ryawe uri muraririmba Imana ishimwe ngigiye kimwe Dawidi yibutse iby'Imana yamukoreye ngo arangije yuzura mwuka wera ngo arahimbaza atambira Imana ngo umugore amubonye agira gute ngo araseka ngaramubwira ngo ni gute ngo ubyinire imbere y'abaja n'abajabizi ubu umugore araruzuye n'ubwibone ako kanya Uwiteka ahera akagira gute avuma inda ye igira gute ibyaha kubera iki rero yasetse umugaragu w'Imana ntago bikwiye abantu b'Imana reka kunjomba inkota reka ndeho kujomba inkota y'amagambo Imana itugirire neza urugamba uri kurwana nirwo ndi kurwana ahubwo tuzamurane mu buryo bw'umwuka ishari n'ubundi ntago Imana twese yatubeshejeho kugira ngo twese tugire gute tuzaba bakiriho oya nta nubwo ko twese tuzagira gute tuzareshya icyo usaba ishimire ko kere Imana yagiriye neza ndava mu murongo nawe jiraje kugirire neza rega nta kintu bitwaye ahubwo we nagusa kugira ngo wite kwiherezo ryawe Imana itugirire neza yego abantu nibite ku iherezo ryabo niko bikwiriye ariko nagize gusoma ijambo ry'Imana cyagiye kwa Morodekayi na Esiteri ngo icyatumye ahari wimikwa mu gihe gisa nk'iki kugira ngo ugire akamaro haleluya ariko ngo nubwo wakwishekera rwose yego ukicecekera nta kizabuza abayuda nta kizabuza abayuda gutabara bakoroherwa kandi Imana ishimwe haleluya nubwo njye kirara naceceka nkanga kuvugira Imana nta kizabuza abera b'Imana gutabarwa yego kandi bakagira gute bakoroherwa yewe mu buyobozi mu bishop Imana ishyizeho mu gihe gisa nk'iki ngiki mu mwanya iguteretsemo haleluya nutibuka bene wanyu ngo izina ry'Imana rizamurirwe muri bo aho ukababyinagaza nta kizababuza kugira gute gutabarwa kandi bakagira gute bakoroherwa wowe uzi kuri murarwanya umurimo w'Imana wabirangije ariko Uwiteka aje kurwanira intore ziwe zimutakira ku manywa na nijoro Imana itugirire neza haleluya Imana itugirire neza nta kizabuza abo kugaburira bazagaburirwa rwose cyane nta kizabuza bakwambikwa bazambikwa rwose nubwo Imana yaguhaye amafaranga kugira neza wibagiwe babandi nyine nta kizabuza kuko ifite inzira nyinshi cishamo igatabara ubwoko bw'Imana wakagombye kuba uri gukora umurimo w'Imana mu rusengero waririmbiyemo wakoreyemo umurimo Imana yakugiriye neza ariko nyamara baracyakubita ingoma kandi Imana yakugiriye neza nta kizabuza Uwiteka azaca ahandi izibatabare haleluya kubera ko ari Imana irebera hose icyarimwe Imana itugirire neza izabikora ariko wowe ubwawe bizakumarira iki
Haleluya. Nta kizabuza kugira ngo Uwiteka akoreshe abana b'imfubyi kugira ngo bige, kandi nyamara Yesu yaraguhaye kugira ngo ubibuke, ariko urimo urabafata nk'amayibobo. Ifite 7,000 bitarapfukamira Bayali. Haleluya. Hari umuntu uhari ufite umutima wo gufasha, ntudafashe izahagurutsa undi azagire gute akore. Imana ishimwe. Haleluya. Imana itugirire neza. Bivuze iki rero? Mu cyiciro Uwiteka guhagaritsemo gikoremo neza. Haleluya. Ntunahaguruka muri iyo ntebe bazavuge ngo uko biri kose gitifu runaka yitwaye neza, yego, pasiteri runaka yitwaye neza, ntabwo yabangamiye abavuga butumwa. Haleluya. Rero mu gihe Yesu agushyizeho kora ibyo wahamagariwe mu murongo. Imana ishimwe. Icyatumye ngusigare. Haleluya. Kwari ukugira ngo utunganye. Haleluya. Yasigaye. Yego, bidatunganyije. None wowe waribagiwe, ntabwo urimo urabitunganya. Urimo urabona umuntu yambaye ubusa bukahora kukagira gute ukajya kumuseka. Imana iraje. Rote kererevo sayini kire manda gorome hatakuwa mando. Imana iraje. Wajya kuvuga ngo Imana ntijyana mu gihugu cyo muri Amerika, muri Canada, mu Bwongereza, mu Bufaransa. Nzibuka bene wacu nzabagirira neza. Yarakujyanye rwose kugira neza iguha umugisha, ariko mu mafaranga urimo urajyana mu bitahesheje Imana icyubahiro. Kandi wari umuvuga butumwa, wari umuririmbyi, wari umukozi w'Imana. Kandi nyuma hari abo wasize barimo baraburaramo barabwirirwa. Yewe wakwibutse ukongera ukibuka ukagira neza bene wanyu. Imana itugirire neza. N'igitumye wibagirwa nubwo utabagirira neza, nubwo utabibuka. Erega n'ibyo 20,000 birakenewe, n'ibyo 10,000 birakenewe. Yaguramo ubugari akagura kawunga akarika ubuzima bugakomeza. None waramwibagiwe, ahubwo uri kuvuga ngo dore ngo kwa runaka abana babaye ibigoryi, dore kwa runaka uwari ufite yagiye hasi. None ko Imana ikuzamuye kugira ngo ube umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki, amafaranga urimo urakoresha iki? Nturimo urashaka indaya nziza zifite amataye? Nturimo uragenda mu byangwa n'amaso y'Uwiteka? Imana irareba. Nudakora mu gihe gisa nk'iki ngiki, Imana ifite abigiye guhagurutsa bumvira ijwi ry'Imana bakora icyo bakagombye gukora. Ese aya makamba urabona uraba uri kuyaharanira? Erega dukorera Imana nk'abazapfejo, sibyo? Nimurake twongere tugire umutima w'imbabazi. Shobora nagize agahinda mbonye ikiganiro cy'umuntu w'umukomedi bitaga Ndora Imbogo. Imana ishimwe. Yasetsaga abantu. Birashoboka ko wenda we atavuga ijambo ry'Imana, ariko byose bidufatanyiriza hamwe. Haleluya. Birashoboka ko ari we yatumaga yongera agaseka. Imana itugirire neza. Ariko nabonye abantu bahahana, ntago abantu bakifuza ko runaka yarya, ntago abantu bakifuza ko umuntu yava mu buzima bubi. Hoya, iyo mitima mibi abantu mwayikuye hehe koko? Iyo mitima mibi abantu bayikuye he? N'abantu basenga nabonye barabyivanzemo, n'abantu basomye ijambo ry'Imana. Haleluya. Nabonye baragize gute, barabaye bamwe kugira ngo bahagarike umugisha. None koko mbabaze, ijuru murimo murakorera ni iryande? Ese nino rya Kamonyi turi kumva? Haleluya. Ni irya. Ese kuki umutima w'urukundo wagiye? Umutima w'urukundo wagiye he bavandimwe? Umutima w'urukundo ni hehe mwawushyize ku buryo umuntu atabaza akarenda apfa? Mukavuga ngo ni za purani. Ese purani mukora mwumva ko wese yazikora? Erega ntago ari ngoma kuba nibaje hano kuri kamera ngo runaka mfashe, nidaca ngaha izaca muri karitsiye. Ntago ari ngombwa kugira ngo tuyereke igomba kunyura. Imana ica hishaka. Imana itugire neza. Nimugarura umutima w'urukundo mwababyeyi. Yego. Nimugarura umutima w'urukundo mwabavuga butumwa. Ese kari mwebwe mwari icyitegererezo. None mwanditse inzandiko zisebye izina ry'Imana. Muri mu biki koko mwagaruye umutima w'urukundo? Ese ubundi bitwaye iki uramutse ufashije umuntu akarya? Bigutwaye iki? Nagiye kwibura atagiye kwiba, akagenda ashima avuga ngo umukozi w'Imana aranyambitse, umuntu w'Imana arangaburi. Abantu bazi ko umukozi w'Imana ari ngo weza akicara kuri kamera cyangwa akajya mu rusengero akavuga ubutumwa bwiza. Hoya, kuko nabonye runaka yamba busa nkamwambika ugira ngo simfashije Imana ibyo ashaka gukora si bibaye. Imana ishimwe. Ninde wabatse umutima w'urukundo? Ninde? Imana ije kubarana n'abantu. Ese kutazi imitsi usigaje
uzi iyo umaze ariko ntabwo uzisigaje. Urumva koko bizagenda bite? Ntabwo mwasomye inkuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Yego. Ntabwo mwasomye inkuru z'uwacu uko byamugendekeye. Ibaza aho yageze akifuza utuvungukira twasigaye hehe ku meza. Haleluya. Ariko muzi izo nkuru mwarazisomye cyane uko byagenze. Haleluya. Hari aho uzagera wifuze n'uwaguye igitonyanga cy'amazi ukigire gute ukibure. Yemwe mwakoreye ijuru nk'abashaka uritaha, cyangwa se mugakorera isi nkabaza mumbabarire cyane ntawe ntunzuri urutoki, ariko uri kunyumva uteze amatwi ushaka wagarura umutima w'urukundo. Imana itugire no etando bene edraya tuta ene estar, mwagarura umutima w'urukundo. Ntakigano twatanye tuvuga ishyari ryarateye mu bantu. Urabona kirari Imana isoje ibyo yavuze ko tuvuga ngo reka nze murwanye kuri kamera, ariko mwagari umutima w'urukundo koko mwabantu b'Imana mwe. Ibaze kuba Imana yavuga ngo ngiye gukora muri babandi baba mu tubari nze mbacemo kuko mwebwe narabahaye mwaga kwibuka bene so. Ibaza aho Imana igeze kuvuga gutyo, mwambare mukagara umutima w'urukundo. Imana idutabare. Reka ngarukira aho ngaho. Imana idutabare, sinkutunze urutoki ndimo ndakubwira nanjye nibwira, ariko akagombye kwigaya. Ibaze umuntu arenze ubwo avuga ngo ndapfuye meze nabi, ngo uri muravuga ngo ni plan, ngarimo ararya amafi, ngo arimo arabaho neza. Ubundi ibyo birasi ubundi ariye neza bigutwaye iki muvandi? Bigutwaye iki? Niki bigutwaye? Muri ngerengera avuga ngo abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye. Imana yo yakubona ikabona uri tubishongore, ikabona uruti bikwerere. Mwihaye kujya gutara amakuru, muratega mukajya no kuyashaka. Ese ko Uwiteka aje gutara amakuru yanyu akayashyira ku mugaragaro, biraza kugenda gute? Kaje gutwikurura ibibera mu rwihisho, biraza kugenda. Imana igutabare, Imana ikugirire neza, Imana yongere kugarukeho, Imana ishimwe. Yego rata mukozi w'Imana. Nuko byari bije, ariko yaravuze umuririmbyi ngo abagezeyo baragwiriye, ngo baranezeza umwana w'intama, ngo n'abandi bari mu nzira. Abari mu nzira ni njye nawe. Ese mu nzira urabona utagiye kugwamo? Ese mu nzira urabona ugiye kugenda neza? Ko abagezeyo bagwiriye. Aya ari amahirwe, ari poromosiyo Imana iguhaye kugira ngo ikugirire neza. Imana idutabare. Mu nzira ntabwo ugiye kugwayo. Muntu w'Imana wagarutse ku rufatiro mama, wagarutse ku rufatiro papa, wagarutse ku rufatiro mu rubyiruko, mwagarutse ku rufatiro. Haleluya. Mwagarutse ku rufatiro. Mwuka w'Imana arimo arabwira ngo mwagarutse ku rufatiro. Mwuka w'Imana arimo arabwira ngo mwagarutse ku rufatiro. Mwuka wera arimo arabwira ngo mwagarutse ku rufatiro. Arimo arababwira ngo mwagarutse ku rufatiro. Mwakwiye mu mitima mibi, mwagarutse ku rufatiro koko. Nimugaruka ku rufatiro, mugaruka ku rufatiro. Imana itugirire neza. Aka kanya ni runakure wagiye, kuko Uwiteka araje nawe arakuziye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu nibibuke ineza y'Imana. Yego. Kandi abantu nibibuke imirimo y'Imana. Reka tubwire bano bantu babonye akazi, bari mu kazi yaba muri leta n'ahandi hose. Yego. Bagira ibyo basezeranye Imana. Imana ibyo bazakora bageze bagiye kakagura. Tutaya ene estando. Imana ishimwe. Baragenda bibagirwa Imana, bayitera umugongo. Reka mabwire ngo ibirenge bije kubasimbura biraje. Kandi birahageze. Biraje birenge kubasimbura. Biraje byihuse. Kubanze kumvira Imana kandi bakayitera umugongo. Haleluya. Ibirenge bije kubasimbura. Imana ishimwe. Biraje birahageze. Bije kubahagurutsa. Haleluya. Ko Imana iri kuvuga. Yego. Ibirenge bije kubasimbura biraje. Ko bibagiwe Imana bayiririye mu mibare. Yego. Ariko nayije kubatera imibare. Iraje. Imana iraje. Bana imbabare. Iraje. Haleluya. Imana iraje. Yabashyizeho mu gihe gisa nk'icyo ngicyo, ariko barahageze bavunira agati mu ryinyo. Ngaho za ruswa, ngaho kugura ibitsina, ngaho bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ibirenge bize kubasimbura birahageze. Biraje. Uko wabonye uwo mwanya,
uko wabonye ubwo buyobozi niko hari undi barahari rega barahari ba Esiteri barahari babandi banze gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka barahari ba Morodekayi barahari abo ngabo barahari rega ba Dawidi barahari barimo barubaha izina ry'Imana baragendana n'ijwi ry'Imana ibyo birenge byabo bije kubasimbura Imana ishimwe yego niyo mpamvu Mwuka Wera arimo arahendahenda ngo nimwongere mugire umutima w'imbabazi umutima wibuka abandi mwasize inyuma kuko Uwiteka araje amen azaza ntazatinda nkuko yabisezeranye natwe ndumva ibindi y'umutabazi abantu nibongere bagarura Imana icyizere yego yavuze niyo kwizerwa yego karame reka tutajya mu bintu byinshi ni ibintu kirekire atitoroshye reka ngo umwanya yego n'ubundi ntago ndi bujye kure y'ijambo nubwo twaze ko birasengeye birasengeye ubundi iki kiganiro kirasengeye ndeka tujya mu ijambo ry'Imana umfashe nepo muri Luka ibice byaho 18 n'ubundi ni amagambo Uwiteka akomeje kuvuga Luka umurongo wa n'uwa mbere Yesu anishimwe amen Luka ibice bingahe ibice 18 umurongo wa n'uwa mbere Luka ibice 18 umurongo wa mbere kadusome mu izina rya Yesu Kristo amen umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije yego sha abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe yego arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntite ku bantu yego muri uwo mudugudu hari umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanze wanjye yego amara iminsi atemera ariko hageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera yego ngo adahora azi iminsi yose akandushya yego nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvishe iby'umucamanza ukiranirwa yavuze yego ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro amen ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro reka dusubiremo ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera yego intore zayo zitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana hoya 8 ndababwira yuko izazirengera vuba ku mwana w'umuntu yego naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi Imana ishimwe Imana iguha umugisha mukozi w'Imana urumva iri jambo n'ubundi rihuye n'amagambo twahoze tuvuga Imana ishimwe ngo uyu mucamanza yari ari mu mudugudu ngo ntiyakundaga Imana ndetse ntiyubahaga n'abantu bayo ariko ngo hari umupfakazi haleluya yari yarariganyijwe cyangwa se ari byo ashaka kugira ngo amurengere kubanzi biwe Imana itugirire neza ngo yahoraga ajyayo buri munsi ngo ariko uyu mucamanza ngo arangije yibwira mu mutima haleluya haravuga ngo ese aka karenge k'uyu muntu kukigahora ahangaha yewe ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba wararenganyije abantu b'Imana ushobora kuba wararenganyije abakene haleluya ariko Uwiteka haje kugira gute haje gutabara Imana ishimwe ngo arangije yamurengeye cyangwa se yamurenganuye atari uko yari abikunze ahubwo itegeko ry'Imana bivuze iki rero itegeko ry'Imana rigiye gukoreshwa kandi iri tegeko ry'Imana rikoreshwa birajya mu buryo Imana itugire neza reka gushaka kujya kwirwanirira reka gushaka kujya kwicira inzira haleluya tegereza itegeko ry'Imana kuko Uwiteka agiye gukoresha utatekerezaga nubwo agiye kubikora atari uko yari abikunze nubwo agiye kubikora kuko atabishakaga ariko itegeko ry'Imana Imana ishimwe rigiye kuhagera niyo gitumye wirambirwa yitumye ucika intege itegeko ry'Imana ryari rigezweho Imana ishimwe Imana irabizi kuri kurengana Imana irabizi ko wariganyijwe amasambu bayajyanye Imana irabizi ko wariganyijwe neza umugabo we bakamujyana Imana irabizi neza ko hari ibyawe byanyazwe none ugiye kwirwanirira
ugiye gushaka ngo imiti kugira ngo igarure ibyawe, kandi itegeko ry'Imana ryari rije. Yewe nkiri n'ijwi ry'urangurura mwe riravugana nawe. Haleluya. Ese ubwo abantu bavuze bagufashe nayo bakavuga ngo nuriya ni kura yabaye, ese Imana izabura kurenganura intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Ni ukuri zazirenganura. Ese urubanza urimo uri mukuri? Kumenya ko abantu bajya baburana amahugu, ndetse umuntu agahagarara hariya pe. Njya nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo ikinyoma kizenguruka isi inshuro 7. Ukuri kukigize gute? Kukiri kwambara isogisi. Haleluya. Akajya hariya akaburana amahugu, azi ko ari kuburana amahugu. Imana itugirire neza. Warazengurutse ahantu hose, warakase, wabuze umuntu wakurenganura. Reka gushaka kujya kwirwanirira, reka gushaka kujya gutanga za ruswa. Uwiteka agiye gukoresha itegeko. Uyu mucamanza nubwo atubahaga abantu b'Imana, cyangwa se nawe ntiyubahe n'Imana, Uwiteka agiye kumukoresha aca urubanza rwawe. Imana ishimwe ngo Uwiteka azarengera intore zimutakira ku manywa na nijoro. Reka kwirwanirira, reka gutuma urwangano ruzamuka, reka gutuma wuzura uburakari, reka gutuma wibagirwa Imana yaguhamagaye, reka gutuma wibagirwa aho wahagaritswe, aho washyizwe. Imana ishimwe. Kwa kundi wiringiye Imana, komeza uyiringire, komeza uyikorere. Uwiteka agiye gucaho utatekerezaga. Imana ishimwe ngo uyu mucamanza ntabwo yubahaga Imana, ndetse niyakundaga n'abantu bayo. Imana ishimwe. Kubw'itegeko ry'Imana, kubw'itegeko ry'Umwami ryari ryaje. Haleluya. Haje kubirindura igitare biciye muri uyu mucamanza. Imana ishimwe. Hagiye kukurenganura. Waburaraga, humura, igiye gukoresha wa wundi akugaburira utaruzi ko kugaburira. Imana yanyigishije akantu, irambwira ngo kuki abantu b'Imana bamwe barasirana hanze. Irambwira ngo mbabaze ngo ese wari wabona abarozi babiri ku musozi bari kutongana batukana bavuga ngo ese ngo wowe ngo umurozi, ahubwo bagiye inama bagahuza umugambi wabo mubi. Ariko abana b'Imana tumurambikana ubusa. Imana yambwiye ngo mwagize ubwenge. Ngo ese Mwuka Wera yabahaye muyobozi, uwo mwarawibagiwe? Ese mwawushyize hasi? Ese ngo mutagira n'ubwenge koko? Ntimwana kabakaba ngo nimwongere mugaruke ku rufatiro. Imana itugire neza. Kuko Imana igiye gukoresha itegeko. Imana ishimwe. Imana igiye gukoresha itegeko. Imana igiye gukoresha itegeko. Igiye kunyuraho utaruzi ko yanyura. Mama, waraburaye rimwe uburara kabiri, reka kujya guca igitoki cy'abandi, kuko Uwiteka agiye gukoresha itegeko. Imana ishimwe. Bagusohoye mu nzu rimwe kabiri barabyongera. Humura, reka kujya gusambana kugira ngo ubone kuba muri iyo nzu. Uwiteka agiye gukoresha itegeko. Yakoresha n'uwo muturanyi wawe. Imana ishimwe. Warize kwiga rwose diplome baho ngaho waranayibagiwe. Uwiteka agiye gukoresha itegeko utaruzi ko yaguhagaza guhereza akazi. Imana ishimwe. Reka kuvuga ngo njye gutanga ruswa kugira ngo mbone kano kazi. Hoya, Uwiteka agiye gukoresha itegeko utatekerezaga. Imana ishimwe. Yakoreshaga uyu mucamanza utarubahaga abantu b'Imana. Imana ishimwe. Ariko arenganura uyu mupfakazi. Nagaruka uko yaramukunze, ahubwo yamurenganiye kugira ngo akarenge katagira gute, kadahora kaza aho ngaho. Imana ibaha umugisha. Navuga ngo nimugaruke ku rufatiro, nimwongere kandi mugire urukundo muri mwebwe. Uwiteka aje kubaha umugisha, Uwiteka aje kubatabara. Navuga ngo nimwakire umugisha uvuye ahera h'Imana. Navuga ngo nimwakire amahoro avuye ku Uwiteka. Navuga ngo nimwakire ibyishimo biturutse ku Uwiteka. Abari bategereje isezerano ry'Imana, nimukomeze mwambara umwambaro wo gukiranuka. Uwiteka agiye gukoresha itegeko, azasubiza ibyo yavuganye namwe. Imana ibaha umugisha. Amen. 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 Imana iguha umugisha, kandi imbaraga n'amavuta ntibikakubureho. Kandi twishimiye ubutumwa utambukije. Amen. Reka tugusabe nimba nta kindi, turongera utanga nimero za telefone usenga Imana. Imana iguha umugisha. Nimero yanjye ni 078 53 10 311. 078 53 10 311. Uri Imana nziza. Haleluya. Urubwugamo bw'umugaro, uri umutabazi, uri umurengezi wacu. Nta wakwiringiye uzakorwa n'isoni. No etando bene edra. Turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza. Turagushimye kujya kugarwa ku bantu bawe, abantu barengana. Haleluya. Ukabatabara. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimye ko bari babuze urukundo ubagarutseho, kandi icyubahiro ni kibi cyawe. Haleluya. No etando bene edra. Ndagushimye Uwiteka we kuje kuvunagura ibyari byitambitse ubwoko bwawe. Ndagushimye kuje gutabara.
intore zawe zagutakiraga ku manywa na nijoro. Icyubahiro n'ikibi cyawe ndagushimye kugiye gufata hirya no hino ukongera kugarura abantu kuri Kristo Yesu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nganyemerera Kristo mwiza, amaboko yawe magari agenda agere iburengerazuba, ibirasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Amaboko yawe agenda agereyo mu izina rya Yesu. Ukora imirimo ubwo abantu bari bibagiwe, abantu bari barambitse, ugenda ugereyo nk'Imana, ukora imirimo n'ibitangaza. Ndagushimye murengezi mwiza kubatabaye kandi ubarwaniriye. Ngana ukoresha itegeko ryawe, mbisabye nanjye nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igwe umugisha. Amen.